Uyu mwanya turashaka kubabwira inkuru nziza kandi yuzuye umubabaro kuri family iwabo uyu mwene data ndetse no ku nshuti natwe abakozi b'Imana twafatanyije nawo umurimo. Tubabajwe nuko mw'isi tutazongera kumubona. Aratashye ayivuyemo, ariko dufite ibyiringiro ko tuzongera kubona nawe ubwami bw'Imana. THEOJENE aragiye, THEOJENE adukuyemo, THEOJENE avuye mw'isi. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje, ni inkuru mbi, ni inkuru tutabona uko tuvuga. Mwese si iwacu, turayivamo tugenda, nta gihe dufite muri iyi si, turataha. Yaba wizera yaba utizera. Niyo mpamvu buri muntu wese mw'isi akwiriye guharanira kwezwa. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Tukwifurije kuzaba mu ngoma y'imyaka 1000. THEOJENE utuvuyemo agiye. Imana izadufashe tuzahurire muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso wayo, kandi ahabyo niho abakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'iki gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza zibyanditswe muri ibyo bitabo zikuri ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Aho niho tuzahurira na niyo nshuti THEOJENE Pastor Inzawuki. Ya nshuti yawe magara mwari mutoranye natwaye, burya nari ndi kuguteguza. Wa wundi mukorana natwaye, burya nabwo naraguteguza. Wa wundi mu miryango y'iwanyu uvukamo, burya nari kuguteguza. Ukundi ushaka ko nari kuguteguza nukoye. Njyewe ndaje, ntabwo ngusiga, tugomba kugenda. Naraguteguje, niba utariteguye nta kundi. Urupfu ruramutwara, agenda atiteguye. Bene data mudukurikiye, ushobora kugira amafaranga menshi, ushobora kugira ubutunzi bukomeye mw'isi, ushobora kugira icyubahiro, ariko menya yuko urupfu ntirugera ruteguza umuntu. Nta muntu n'umwe waje mw'isi utazayivamo. Twese turabasuke, waba warizeye waba utarizeye, uri umupagani ugikora ibyaha, turabasuke twasohokeye mw'isi. Icyiza cy'abizera rero ni uko gusuka kwabo muri iyi si bafite n'icyerekezo, bafite aho bagana, bafite gakondo bajyamo. Ariko nanone n'abatizera nabo bafite iyabo gakondo, gusa iyabo gakondo ifite garanti izarangira. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatana n'urusengero rw'akanwa kanjye. Ninakundi Yerusalemu karutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Rero urimo uranansetsa ko nzapfa nseka njyewe, banza n'umurambo wanjye gupfa ntabwo ari none. Urumva? Oya nzagira mu ijuru se, akose twese tuzapfa, ruzatura nk'umusozi nawe winjijije. Ngo hariho igihe cyo kurira, hariho n'igihe cyo guseka, hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, hari igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya, hariho igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Iyi si gatebe gatoke, iyi si n'imibabaro gusa, akatwuhira ku masoko y'amazi ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yacu. Umukristo nyamukristo akwiye guhora avuga iwabo, akwiye guhora atangaza, akwiye guhora aratira abandi. Kibabaje abakristo benshi ntabwo bakivuga ijuru, ntibakivuga iwabo. Baravuga ibiryo, baravuga amafaranga, baravuga akazi, baravuga imodoka, kujya i Burayi, kwiga ukarangiza diplome, Imana irakuzamuye. Nibyo abavuga butumwa benshi mu kwigisha, nibyo abapasiteri benshi bigisha, nibyo birirwa babwira abantu kubakumbuza ijuru. Shwe! Ariko murebe imyaka 50 ishize ukuntu Tanzania yababwiye ngo uko mwaje ariko musubirayo. Nta munyarwanda wemereye kugira akantu na kamwe ahagurukana muri iki gihugu, musubireyo uko mwaje. Ntimuzika ariko bababwiye utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Iyo washoboye kubara iminsi y'ubuzima bwawe, ubasha gutunga umutima w'ubwenge. Nta muntu n'umwe mw'isi udafite garanti. Isi nagiye tuyifitemo, isi turayicamo tugenda. Ibintu 6 biranga umusuke cyangwa umushyitsi mu gihugu kitari kiwabo. Itorero mw'isi risohokiyemo abakristo abizera n'abashyitsi mu gihugu cyitwa isi. Abaturage b'isi batarizera Yesu Kristo n'abashyitsi n'abasuke, kuko nta gihe bafite mw'isi, barapfa bakagenda. Nk'uko niyo nshuti THEOJENE Pastor Inzawuki agiye, niko n'abandi bose bazagenda. Hari ibintu rero 6 biranga umusuke cyangwa se umushyitsi mu gihugu kitari kiwabo. Iyi si si iwacu. Icyambere agomba gukunda iwabo. Bakundwa
ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Azatujyana muri ya maso meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ubana natwe ufata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Turagusuhuje kandi turakwifuriza kugwa neza aho uri, kandi tuvuga ngo niba ubabaye komeze kwiringira Yesu. Mw'isi niko bimera, umuntu ashobora kubyuka ameze neza nyuma yakamera nabi, umuntu ashobora kubyuka ameze nabi nyuma yakamera neza. Mw'isi ni gatebe gatoki, mw'isi harimo ibyiza harimo n'ibibi, niko umubwiriza yavuze mu bice 3 umurongo wa mbere, ko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, icyagambiriye munsi y'ijuru cyose kikaba gifite umwanya wacyo. Umubwiriza niko yavuze ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, hari igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya, hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo ni ubuzima ducamo muri iyi si. Mw'isi rero nuko byubatse ntacyo twahinduraho. Ushobora kurarira ejo mu gitondo bwacya ugaseka, ushobora kurara useka ejo mu gitondo ukarira. Mw'isi niko bimeze. Ushobora kuba uriho uyu munsi, ejo ukaba uvuye mw'isi. Uyu munsi navuga ngo ntabwo nje nishimye cyane, kuko nzanywe n'inkuru y'akababaro, ariko kandi irimo n'umunezero, kuko Yesu yaravuze ngo mw'isi muzarira ariko muhumure nanesheje isi. Umukristo nyamukristo, umuntu wizeye by'ukuri, imiborogo ye igihindukamo ibyishimo, amarira ye agihindukamo ibitwenge. Tubazaniye inkuru nziza y'agakiza ishingiye ku ijambo ry'Imana, ariko irimo n'umubabaro ku bwa mwene data wari usanzwe ari umukozi w'Imana kandi uzwi cyane hirya no hino mu bantu batandukanye ku isi. Ubu aka kanya tumaze kumenya inkuru tugezeho yuko yitabye Imana. Twibutsa abantu yuko uyu mwaka turimo, umwaka washize ngira ngo niwo twatambukije ubwo butumwa, no mu ntangiriro z'uyu mwaka, yuko muri uyu mwaka Imana igiye gucyura abantu benshi, ariko hakaba n'abandi Satani aziba bakagenda barimbutse. Uyu mwaka rero ni umwaka wo kugira ngo buri muntu wese atunganye inzira ze zikigendwa kandi acunganwe n'izamu rye, kuko hari abantu b'Imana barimo barataha. Dukurikije abantu bamaze gutaha bari bakijijwe, tuzi bari abakozi b'Imana, barimo barataha. Imana imwe irasarura, ariko Satani nawe arimo arasarura. Niyo mpamvu rero iki gihe muri uyu mwaka urasiga utwaye abantu benshi. Turasaba kugira ngo buri muntu wese abe maso. Birashoboka yuko yaba ejo ari wowe ushobora kugenda, cyangwa nanjye nkagenda. Kubera iki? Kubera ko ntabwo mw'isi ari iwacu, turayivamo twigendere. Mbere yuko rero tubabwira mwene data umwe tuvuyemo, mu by'ukuri yari pasitoro kandi yakoreye Imana. Nanjye ubwanjye twakoranye umurimo cyane cyane, twagendanye ahantu henshi mu ivugabutumwa, twagiye dushingana ibyumba by'amasengesho, rwose twarasenganye, twarakoranye. Nubwo mw'isi umuntu agira gutya akabagiye mu ivugabutumwa cyangwa se akabagiye mu bindi, ubu twebwe turi mu kindi gihugu, twagiye mu ivugabutumwa ko dukora umurimo w'umusiyoneri, turi gukangurira abantu kugira ngo bizere Yesu, hanyuma bakize ubugingo bwabo, urupfu rwaba ruje cyangwa wese agarutse bazabe biteguye. So rero twebwe ubu kakanya ntabwo turi mu Rwanda, ariko mwene data ari mu Rwanda. Twakoranye umurimo akiri evangeliste, ndetse kugeza ubwo azamutse aba mwarimu muri ADPR, kugeza ubwo yahindutse pasitoro. Rero navuga ngo Imana mwakire mu bayo, turaje tumubabwire, ariko
reka tubanze dusome ijambo ry'Imana tunasenga kugira ngo Imana ituyobore. Turagira ngo tubonereho kongera kwibutsa abantu yuko igihe cyose uwo waba uri we wese, icyo uri cyo cyose, ugomba guhora ubizi neza ko mu isi ntawe uzatura nk'umusozi. Igihe kijya kigera umuntu akava mu isi. Reka dusenge Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha. Tumaze gutekereza ndetse no kwibuka no kubona mwene data dukuwe mugiye, natwe kandi twongeye gutekereza bitwibutsa cyane ko mu isi atari iwacu, turayivamo twigendera. Iyo mpamvu imitima yacu cyangwa se umutima wanjye uciye bugufi, ndetse na bene data bose badukurikiye turi kumwe aka kanya tugiye kubana muri kino kiganiro, kugira ngo Mana twese uduhe kwitegura, uduhe kuba maso, kuko mu isi turi abagenzi, turayicamo twigendera. Bana natwe rero kandi twihanganisha umuryango wa mwene data, kugira ngo ukomeze madamu we, abana birakomeye ariko bakomeze, ariko kandi ari umugore umuhe kuba maso, yatunganya inzira ze zikigendwa, ari abana ndetse n'abandi bose n'inshuti ze n'abandi, kuko nta gihe dufite muri iyi si. Niba utaje, urupfu rwo ruhora rutuyera amajanja. Urakoze Yesu. Bana natwe kandi tugire neza, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire, tubabwire inkuru mbi yuko mwene data adukuwemo, ariko kandi dukurikije ko yari umukozi w'Imana mu buryo bwa gikristo cyangwa se mu by'Agakiza. Ni inkuru nziza kuko Imana imusaruye akaba atashye. Dusome mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 2 umurongo wa 11 n'uwa 12, hanyuma tuganire twumve icyo Imana itubwira. Haravuze ngo, bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasohoke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza, izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugenderwamo. Amen. Reka dusome n'ahandi mu gitabo cya Zaburi. Turasoma Zaburi 137, hanyuma tuganire kuri ayo magambo muri iyi nkuru itubabaje cyane ku bwa mwene data utashye, tutazongera kubona mu ruhande rw'umubiri. Cyakoza nitwubaha Imana tukazabonanira muri gakondo y'abera. Dusome Zaburi 137 umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 6. Haravuze ngo, twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati, nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, kuko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye, nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu, nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Amen. Nshuti z'Imana, ndashaka kubanza kubabwira iki kintu. Ni imfashanyigisho ngiye kubaha kugira ngo tubone uko tugendana neza muri iki kiganiro. Habayeho mu gihugu kimwe hari harimo abagabo 2 b'abakene. Ibyiciro by'ubukene ubundi bifite inzego 5. Urwego rwa mbere ni abakene, urwego rwa kabiri ni abakene nyakujya, urwego rwa gatatu ni abatindi, urwego rwa 4 ni abatindi nyakujya, urwego rwa 5 nabo twita abahanya. Mu Rwanda abahanya ntabwo bakitwa abahanya, bitwa abafashwa na leta. Umuhanya ni wa muntu udashobora kubona ikintu na kimwe cyamutunga.
haba mu kwambara haba mu kurya afashwa na leta kuko nta kintu na kimwe ashoboye. Rero hari abagabo bari mu gihugu kimwe bari kuri urwego rwa gatanu tuvuze rw'abahanya, bari abagabo babiri baza kwigira inama, baravuga bati reka dusuhukire mu kindi gihugu turebe ko twazabona imibereho natwe tukabaho, tujye kwemera tube abagaragu mu kindi gihugu, tujye guhakwa turebe ko twazabaho. Hanyuma barahaguruka bajya mu kindi gihugu. Bagezeyo bahura n'umutunzi muri icyo gihugu, wari umutunzi ukomeye cyane. Bamubwira ko bakeneye ko yabafasha bakaba abahakebe, akabahaka hanyuma ariko bakabaho. Arangije uwo mutunzi agirana nabo amasezerano. Ayo masezerano bagiranye hari harimo na kontara bahanye, yari y'igihe bavuganye bagomba kuzarangiriza akazi bagasubira iwabo. So amasezerano rero bagiranye hari harimo icya mbere yuko abahaye akazi kandi ako kazi bahawe bazakora rwose kandi ntawe uzabagenzura mu byo bakora, kandi bakajya banihemba, bakubaka, bakarya, mbega bagatunganirwa ko atazigera bakontorora mu kazi bakora ndetse n'uburyo bakoresha amafaranga ye kugira ngo babeho. Avuga ati mwebwe mukore, mwambare, murye, mwubake amazu, mugure amamodoka, mubeho neza, ariko igihe nikigera muzataha. None bo bari bambaye imyenda yashaje yacikaguritse, muri ubu barabahanya badashobora no kuba babona n'umwenda wo kwambara. Arababwira ati muvanemo iyo myenda, bayivanamo, muvanemo izo nkweto zanyu, byari ibikweto byacikaguritse bavanamo. Arangije arabifata arabizinga neza arabibika, aravuga ati babaha imyenda myiza mwambare, barayibaha, mugende mu kazi. Aravuga ati rero amasezerano tugiranye nuko igihe nikigera mukasoza akazi nge nzagaruka, hanyuma rero igihe nikigera nzaza kureba uko mwakoze ibintu neza, nyuma yaho rero nzongera basezerere mutahe kontara yanyu izaba irangiye. Ariko uko bizagenda buri wese azasubirayo ntacyo ajyanye, uko muje niko muzasubirayo, mubeho neza rwose. Nimusoza akazi ibi ubutunzi bwose mwagiriye muri iki gihugu, amamodoka, amazu, ibintu byose mwatunze muri iki gihugu, kuko biturutse mu butunzi bwanjye, kontara yanyu nirangira muzataha muzabisiga. So barabyemera. Hanyuma rero muri uko gukora umwe abigira mu ubwenge yagize n'ubuhe, yakoraga yohereza ubutunzi, amafaranga iwabo aho yavuye. Ayo mamodoka ayagura iwabo, amazu ayagura iwabo. Mu gihugu ari gukoramo akomeza gusa nabi, akomeza kwambara nabi. Undi bari kumwe aragenda arakira, yubaka amazu, ama etaje, yubaka ibitabashwa muri icyo gihugu, agira amamodoka menshi, akajya serebura iminsi mikuru ahora mu ma anniversaire. Abantu bose bibaza kuntu aba bantu batangiranye ari babiri, umwe akaba ari umukene muri icyo gihugu, undi akaba ari umukire muri urwo hejuru, kandi bose bakora akazi kamwe, bagahora bamusebya. Ariko undi we yari yibitseho ibanga ryaharimo kohereza ubutunzi, kuko yari abizi neza ko igihe nikigera contract we yagiranye na shebuja izarangira, agasubirayo noneho akagubwa neza mu gihugu cy'iwabo. So rero uwo yaguwe neza muri icyo gihugu, undi we akomeza kubaho nabi ariko yohereza iwabo. Igihe kiza kugira rero shebuja araza aravuga ati rero igihe twahanye kirarangiye, turagira ngo muvanemo iyo myenda, hanyuma munyereke ibintu byose mwagize inangaha, ubutunzi bwanyu bwose mubunzanire. Barabuzana. Arangije abwira abagaragu be bane ati munzanire ya myenda, barayizana. Avuga ati buri muntu wese niyambare asubire mu myenda ye yaje yambaye, kuko igihe twavuganye cyo gukorana kirarangiye. Arangije rero arabasezera. Wa wundi wubatse, waguze amamodoka, banka akabitsa muri banke zo muri icyo gihugu, yarariza arapfukama aringinga. Kumbi yari yaribagiwe ko
igihe kizagera akahava akagenda kandi agasiga ibintu yasanze. Ararira arapfukama, shebuja amubwira ati si kontara twagiranye, si ngiyi, si yo masezerano twagiranye, nta bindi rero nimutahe. Wa wundi wabitsaga mu gihugu cy'iwabo yuzura umunezero kubera yuko agiye asanga ubutunzi. Nshuti z'Imana, mwese si iwacu. Nongere mbabwire ngo mwisi si iwacu. Umuntu wese akwiye gukora agashaka ubuzima ariko abitsa ahazajya. Hari ijambo Yesu yavuze muri Matayo 6:19, ntimukibikire ubutunzi bwanyu mw'isi, aho inyenzi n'ingese ziburya n'abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi bwanyu mw'Ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya kandi n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ari naho umutima we uzaba. Abana b'Imana bakwiye gukora babitse wabo. Uyu mwanya turashaka kubabwira inkuru nziza kandi yuzuye umubabaro kuri family iwabo uyu mwene data, ndetse no ku nshuti natwe abakozi b'Imana twafatanyije nawe umurimo. Tubabajwe nuko mw'isi tutazongera kumubona. Aratashye, ayivuyemo, ariko dufite ibyiringiro ko tuzongera kubona nawe mu bwami bw'Imana. Uwo muntu ninde utashye? N'uwitwa uwo mwene data turi kubabwira udukuwemo, n'uwitwa Niyonshuti THEOJENE, akaba ari pasitoro mu itorero rya ADPR, akaba azwi cyane ku izina ryitwa Inzawuki. THEOJENE aragiye, THEOJENE adukuwemo, THEOJENE avuye mu isi. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje, ni inkuru mbi, ni inkuru tutabona uko tuvuga, ariko mwese si iwacu. Turayivamo tugenda, agiye dufite muri iyi si turataha, yaba wizera yaba utizera, mwese si iwacu. Niyo mpamvu buri muntu wese mw'isi akwiriye guharanira kwezwa ku gato no ku kanini, ganira kwezwa ku gato no ku kanini. Dukwiye gushaka uburyo tubitsa iwacu. Inkuru y'abariya abantu tubabwiye, umwe yagize ubwenge undi ntiyagira ubwenge. Ubutunzi dushaka muri iyi si ntituzabujyana. Ibyo duhiga bitwangisha abantu bigatuma tutabana n'abandi, tukabishyiramo, tukagira ubwibone kuri bo, tukagira ubwirasi, tugatandukana nabo. Ubutunzi bw'isi bugatuma dushobora kutabana n'abandi. Uko twaje niko tuzagenda, niko umubwiriza yavuze, ndetse na Yobu niko yavuze mu gice cya mbere. Ntacyo twazanye mu isi kandi nta n'icyo tuzabasha kuyikuramo. Niyo mpamvu umuntu muzima akwiye gukora iteka ryose ashaka uburyo yabitse wabo. Turashaka kuvuga ku nkuru y'Abisiraheli tunasobanura aya magambo Petero yavuze, ariko kandi tuributsa abadukurikiye ko dufite igitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe. Iki gitabo kirimo inyigisho zitwa eschatology. Ni inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka, inyigisho zirebana n'ibyiringiro by'itorero kubizera. Kigizwe n'ingingo 12, ifite page 108. Igitabo kirimo uburyo itorero rigomba kuzava mu isi. Ingingo ya mbere ni ukuzamurwa kw'itorero, bisobanuye kugaruka kwa Yesu. Ibyo nibyo byiringiro by'itorero. Pawulo mu rwandiko yandikiye Tito ibice 2 umurongo wa 13 yaravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro byacu no kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, tukamubonesha amaso yacu. Niyo mpamvu Pastor THEOJENE Niyonshuti adukuwemo, kandi twizeye cyane ko atashye, kandi ibyiringiro byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ajyanye nabyo. Igitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe gikuyemo izo nyigisho. Ingingo ya mbere no kugaruka kwa Yesu, bisobanuye kuzamurwa kw'itorero. Ingingo ya kabiri ni imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, uko yakoze, uko ari gukora n'uko azakora itorero rikuwe mu isi. Ingingo ya gatatu ni ugupimirwa imirimo kw'itorero. Ingingo ya kane ni processi, ni intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama. Ibi byose twarabisobanuye. Ubukwe bw'umwana w'intama burahari cyangwa ntibuhari? Ni amagambo dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice 19 umurongo wa 7 kugeza ku 9. Ni amagambo avuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti
hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Imana izadufashe. Theogene niyo nshuti pasiteri muri ADPR, tuzahuriye muri ubukwe bw'umwana w'intama. Wowe nanjye tuzabonanireyo. Ingingo ya 4 rero twanditse dusobanura ubukwe bw'umwana w'intama muri kino gitabo kuri nahishwe. Ingingo ya 5 twasobanuye iby'intambara ya Harimagedoni dusanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21, ndetse n'ibice 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20, ndetse n'ibice 14 by'ibyahishuwe kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo nanone wa 21. Aho havugwamo iby'intambara ya Harimagedoni. Twarayisobanura intambara ya Harimagedoni, dusobanura umusozi Megido, dusobanura intambara uko izaba imeze, dusobanura ukuntu Yesu azayirwana n'intwara zifashisha ebyiri, dusobanura amahanga azaba arimo harimo n'umuryango w'abibumbye, dusobanura Antikristo ukuntu azaba yakoranyije abami bo mu isi, ubwo turavuga abaperezida, amajenerali yose ayoboye ingabo z'ibihugu, dusobanura intambara n'uburyo Yesu azayirwana n'uburyo azicisha abantu rubura, nk'uko yabikoze muri Egiputa, nk'uko yabikoreye abanyakanani bari baje gutera Abisiraheli. So rero iyo ni ingingo ya 5. Ingingo ya 6 ni iby'ingoma y'imyaka 1000. Twasobanuye ingoma y'imyaka 1000 kuri iki gitabo, dusobanura ingoma y'imyaka 1000, dusobanura abatemwe do Jehova kuntu bagarukira aho ngaho, twarayisobanuye uburyo tuzayibamo. Tukwifurije kuzaba ingoma y'imyaka 1000. Theogene utuvuyemo agiye. Imana izadufashe tuzahuriye muri ngoma y'imyaka 1000. Ingingo ya 7 twasobanuyemo iby'intambara ya Gogi na Magogi, intambara ikomeye cyane. Byahishuriwe Yohana igice cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. Niho havugwamo iby'intambara ya Gogi na Magogi zabikoraniyemo amahanga yose nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Satani ubwo azaba amaze kuzurwa agakuranya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo ayakuranyirize intambara bagiye kurwanya itorero. Twagaragaje uburyo Uburusiya aribwo bwa mbere buzaba bugaragiye izindi ngabo zose zo mu isi bufatanyije na Satani muri iyi ntambara. Ingingo ya 8 twasobanuye ibyo kuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru. Aho ngaho tugasobanura abatemwe do Jehova inyigisho yabo bafite y'ubuyobe igaragaza neza yuko nta bantu bazajya mu ijuru keretse 144 ngo by'abisere bakiranutse. Ni ibyo byonyine, kandi basobanura ko ibyo 144 byamaze kuzura kuko byavuye muri Isiraheli yo mu mwuka, ariyo twebwe abanyamahanga, kuko Isiraheli yo mu mubiri ntibayemera, bavuga ko Imana yiciriyeho iteka. Ariko ingingo ya 8 muri iki gitabo twasobanuye ukuntu itorero rizakurwa mu isi rikazamurwa, Yesu agiye kurimurikira Imana Data wa twese mu ijuru nyuma y'intambara ya Gogi na Magogi, cyane ko aribwo azaba arijyanye arihungishije itorero, kuko Satani azaba yakoranyije ingabo zose zo mu isi kugira ngo arwanye itorero na Yesu. Ingingo ya 9 ni urubanza ku batuye isi. Iyo ngingo ya 9 iri mu rubanza ku batuye isi, ikaba irimo n'ibirebana n'umuzuko wa 2 w'abanyabyaha. Abantu bose bapfuye abanyabyaha, nibwo hazaba habaye umuzuko wa 2. Hanyuma itorero naryo rikabazaba rishyitse mu ijuru risesekayeyo riri kumwe na Yesu. Hanyuma twicare ku ntebe zimanza ducire abari mu isi bose urubanza. Ubwo nibwo rero tuzatuye gucira abantu bose urubanza. Byahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15 bavuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, kandi ahabyo niho bakiboneka. Mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bagaze imbere y'intebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikitabo kirabumburwa, ari igitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza zibyanditswe muri ibyo bitabo zikuri ibyo bakoze. Inyanja igara abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigara abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugwa mu nyanja yaka umuriro, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo nawe ajugwa mu nyanja yaka umuriro. So rero ahangaha havuzwemo ibintu bibiri. Yohana yaravuze ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'intebe, ngo nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, igitabo cy'ubugingo. Ibitabo byabumbuwe ni ibitabo by'imirimo. Ibyo ni itorero rizaba arimo guca imanza rireba imirimo abo bantu bazutse ku muzuko wa 2, niba hari imirimo myiza yabaranze mu isi. Hanyuma igitabo cy'ubugingo kizaba gifitwe na Yesu, kuko ari we wenyine uha abantu ubugingo. Azaba agaragaza ko n'ubundi batigeze bamwizera nta bugingo bafite. Rero ingingo ya 9 ni urubanza ruzacibwa n'itorero na Yesu ku bantu bose bazazuka
mu isi n'abazaba bariho banyabyaha, kandi bakazaba bacirwa urubanza rwo kujya kurimbuka iteka ryose, bajya mu nyanja yaka umuriro, ariyo rupfu rwa kabiri. Ingingo ya 10 twasobanuye ibirebana no kwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Uwo murwa twawugaragaje uburyo utangira witwa ingobyi ya Edeni, tukagaragaza uyu murwa igihe Imana yawusubirije mu ijuru ijya kurimbura isi yo mu gihe cya Nowa irimbuje umwuzure. Uyu murwa twawugaragajemo amazina 8 witwa bitewe nuko intumwa abahanuzi bagiye bawishurirwa, buri wese uko awishuriwe akawita izina bitewe n'icyiza, bitewe n'ubwiza awubonyeho. Ariko nanone hakaba harimo message Imana yashakaga guha abazayizera cyangwa twebwe muri iki gihe cya none. Uyu murwa rero twarawusobanuye cyane kugira ngo abantu bawusobanukirwe, bawumenye kandi bagire inyota yo kuzawubamo. Aho niho tuzahurira na niyo nshuti THEOJENE Pastor Inzawuki. Hanyuma ingingo ya 11 ni igitaramo gikomeye twavuzemo hano, tugaragaza mu byahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa mbere, ndetse n'igice cya 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Havugwamo igitaramo gikomeye kizabera mu ijuru, kizaba kirimo indirimbo z'akataraboneka, kizaba kirimo korari enye, korari y'abamarayika, korari y'Abisiraheli, korari y'abanyamahanga na korari y'Imana Data twese n'umwana wayo n'umwuka wera. Ku buryo Yohana yabonye ngo tuzaba duhagaze ku nyanja y'ibirahure dufite inanga z'Imana, ngabona abanyamahanga baririmba indirimbo y'umwana w'intama, abona Abisiraheli baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana, abona abamarayika baririmba indirimbo igizwe n'ibisingizo 7. Twarabigaragaje ibisingizo 7 bivugwa abamarayika bazarimba basingiza Imana. Icyo ni igitaramo gikomeye kizabera mu ijuru, utazi igihe kizarangirira. Ndakwifuriza nshuti y'Imana kuzaba muri icyo gitaramo. Mu isi ntabwo ari iwacu, turayivamo tugenda. THEOJENE adukuyemo aragiye, nawe uzagenda, nanjye ejo nzagenda. Ya 12 ni ingingo irebana no kumanurwa k'umurwa wera Yerusalemu nshya iva mu ijuru ije mu isi. Isi izaba yakuweho, izaba yayengeshejwe n'umuriro. Hanyuma rero ingingo ya 12 ivuga ku birebana n'ubugingo bw'iteka ryose ku bantu bose bizera umwami Yesu. Iyo ni ingingo ya 12, ubugingo buhoraho, kubaho iteka ryose. Yohana yabonye uwo murwa Yerusalemu tuzakoramo igitaramo gikomeye, abona umanuka uje mu isi nshya Imana izaba yaremye, ndetse abona n'isanzure iri juru Imana yarebye irindi rishya, kugira ngo habeho atmosfere nziza cyane, kuko hazaba hariho atmosfere nziza itandukanye n'iyiriho muri iki gihe. Baba garagu ba Satani rwo bavuga ngo ikirere cyarahumanye, ngo n'isi irahumanye, ariko icyo gihe Imana izaba yaremye ijuru rishya n'isi nshya. Hanyuma uriya murwa Yerusalemu ariyo Edeni ya kera wongera umanuke. Byahishuwe 21 murongo wa mbere yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere cyari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona urembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzaba ukundi, cyangwa umuborogo, cyangwa gutaka, cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bishize. Nshuti z'Imana, ndashaka kubwira abadukurikiye, yaba abatarakizwa batari bizera umwami Yesu, kuko biravuga ngo nta yindi nzira tuzabona, ni Yesu n'umusaraba we. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, niwe wenyine uzatugeza kwa Data. Niwe twizera, bigatuma dusohoka muri uyu mubiri tukagenda n'ibyiringiro yuko tuzamubona ubwo azaba agarutse. Rero mu isi si iwacu, turayivamo tugenda, tugiye kuganira aya magambo. Urupfu ni ikintu gihora kitugira amajanja. Reka mabwire nshuti z'Imana, umuntu umwe ngo yigeze gusezerana n'urupfu, ariko ngo babanje kuba inshuti, baba inshuti magara. Noneho kuko uwo muntu yabonaga urupfu rukunda gutwara abantu rutabateguje, aza kurubwira ati rero warupfuwe, ndashaka ngiye twicara tukaganira, ndashaka ngiye nawe tuganira, kuko uri inshuti yanjye magara, kuko ndi kubona uburyo utwara abantu utabateguje, nanjye utazantwara utabanje kunteguza, tugirana ubushuti. Ndashaka yuko tuganira njye nawe. Ngo baricara, uwo muntu n'urupfu baraganira. Kuba igitekerezo kirebana n'imfashanyigisho yagufasha kumenya aho uhagaze n'aho ujya n'iherezo ryawe, ndetse no kwitegura. Abwira urupfu ati rero
dore utwara abantu buri munsi, kandi nta muntu n'umwe nari nabona ubanza kuza ngo uteguze, ahubwo urabatungura iteka ryose. None rero uri inshuti yanjye rupfu, ntubizi ko turi inshuti? Undi ndabizi turi inshuti. None hari ikintu nshaka rero, ndagira ngo ngiye umunsi uzaba uje kuntwara, uzabanza ubinteguze, nitegure neza, hanyuma uzasange niteguye. Urupfu ruramuga ati ni ukuri, uri inshuti yanjye, nzaguteguza, kandi pe nzaguteguza rwose, nzagutungura. Bukeye ruba rutwaye umugore we, hashize iminsi rutwara umwana we, hashize iminsi ruba rutwaye umuturanyi we wari inshuti ye magara nanone, hashize iminsi mike ruba rutwaye umuntu bakoranaga, hashize indi minsi ruba rutwaye umuntu wo mu miryango y'iwabo avukamo. Akomeza kwibera mu buzima busanzwe, we ngategereje ko ruzaza rukagira gute, rukamuteguza. Ruza ari we ruje gutwara rero. Mu gihe rwazaga ruramubwira ati rero narinje, ubu nje kugutwara. Undi ati urabizi ko inshuti yanjye, twavuganye ko uzabanza ukaneguza, ntabwo waneguje rero, ubwo rero utaneguje hangane maze nitegura. Urupfu ruramubwira ati ejo bundi hashize, mu gihe gishize natwaye umugore wawe, burya nari ndi kuguteguza. Mu gihe kindi cyakurikiyeho natwaye umwana wawe, burya nari ndi kuguteguza. Ya nshuti yawe magara mwari muturanye natwaye, burya nari ndi kuguteguza. Wa wundi mukorana natwaye, burya nabwo naraguteguza. Wa wundi mu miryango y'iwanyu uvukamo, burya ndi kuguteguza. Ukundi ushaka ko nari kuguteguza nuko njyewe ndaje, ntabwo ngusiga, tugomba kugenda, naraguteguje, niba utariteguye nta kundi. Urupfu ruramutwara, agenda atiteguye. Bene data mudukurikiye, ushobora kugira amafaranga menshi, ushobora kugira ubutunzi bukomeye mu isi, ushobora kugira icyubahiro, ariko menya yuko urupfu ntirujya ruteguza umuntu. Dura tuvuga ngo Yesu agiye kugaruka, tukagaragaza ibimenyetso byose, tukerekana ibiri kubera mu isi. Abagaragu ba Satani bari gukora Satani ku muvuduko, tukabereka isi umuvuduko iriho. Abantu ntibabyemera, tugahamagara abantu kwakira Yesu bakamwizera, waje mu isi agapfa akazuka, agasiga isezerano kazagaruka, agasiga itorero ryo mu isi kazagaruka kuritwara. Ariko abantu ntabwo babyumva. Ariko nubwo Yesu yaba ataje nonaha, urupfu rwo ntirujya ruteguza, ruhora rutugera amajanja. Kandi urupfu ni intumwa y'Imana yateguye ikuriramo abantu bakagenda, abayinaniye kavate muve mu nzira, abashaka gucyura ngo basarure neza ikabacyura. Urupfu rero ni inshuti y'Imana, urupfu ni intumwa Imana ituma ku bantu bayinaniye no ku bantu bayubaha ishaka gusarura. Niyo mpamvu Adamu na Eva isomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 20, bamaze kurya kuri cya giti Imana yababujije cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, yaravuze ngo aba bantu dore bamenye ubwenge kubwo kumenya ikibi n'icyiza, none nitubarekera muri iyi ngobyi baragenda basorome no ku giti cy'ubugingo, baramiteka ryose ari babi. Kubw'iyo mpamvu tumanuke tubirukane, tubavane muri iyi ngobyi. Imana irabirukana. Hanyuma mu bihano yahaye Adamu, n'ibyo yahaye inzoka, n'ibyo yahaye Eva, buri wese afite ibihano yagiye ahabwa. Inzoka yahawe ibihano 5, umugore ahabwa ibihano 4, umugabo ahabwa ibihano 6. Igihano cya 6 yahawe, Imana yamubwiye ngo uri umukungugu mu mukungugu, niho wavuye, ni naho uzasubira. Itangiriro 3 umurongo wa 19 na 20 na 21. Nshuti rero, umuntu unaniye Imana, Imana imuvana mu isi agasubira mu mukungugu. Umuntu wubaha Imana, Imana ibona ko ashobora kuba yasubira inyuma, iramusarura agataha. Nuko Imana ikora. So rero urupfu ruhora tugera amajanja. Icyitonderwa, turashaka kuvuga gatoya ku bintu bigeze kuri 5 biranga umushyitsi mu isi. Dushaka kuvuga yuko umuntu wese uri hano muri iyi si ntabwo ari we wayiremye, ntabwo azayibamo iteka ryose, arayicamo yigendera. Nta gihe uwo muntu afite mu isi. Dushaka kuvuga rero ibintu 5 biranga umuntu w'umushyitsi cyangwa se umusohoke. Kubera iki? Ni amagambo dusomye Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2 umurongo wa 11. Aravuze ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasohoke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza
izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ndagara kuri akantu kavuga ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Nta muntu n'umwe waje mu isi utazayivamo. Twese turi abasuhuke, waba warizeye waba utarizeye, uri umupagani ugikora ibyaha, turi abasuhuke twasohokeye mu isi. Icyiza cy'abizera rero ni uko gusohoka kwabo muri iyi si bafite n'icyerekezo, bafite aho bagana, bafite gakondo bajyamo. Ariko nanone n'abatizera nabo bafite yabo gakondo, gusa yabo gakondo ifite garanti izarangira. Yaba hano mu isi bafite garanti, n'iyo gakondo yindi bajyamo ifite garanti. Gakondo yabo tuvuga ni ikuzimu, ni kwa Satani. Satani Imana yamuhaye garanti, agomba kugira igihe cyo kuva mu isi, Imana ikamurimbura n'abadayimoni bose n'abanyabyaha banze kuyumvira. Ariko abizera Kristo Yesu bamaze kumwakira, muri bo bakaba bafite ibyiringiro byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Bari mu isi ari abasuhuke, barayicamo ari nk'abashyitsi, barajya muri gakondo ihora y'iteka ryose, kuko nyirayo ntasaza. Ibintu bitanu biranga umuntu w'umusuhuke wasuhukiye mu gihugu kindi, cyangwa se biranga umushyitsi uri ahantu wabasuye. Hari ibintu bitanu navuga ngo ni nka kondisiyo, cyangwa se ni ibintu bigomba kuranga uwo muntu byanga byakunda. Niba rero turi abashyitsi muri iyi si, yaba uwizera cyangwa utizera, tukaba turi abasuhuke twasohokeye muri iyi si, tugomba kuba dufite ibi bintu bikaba bituranga. Icya mbere ni ibihe bintu bitanu rero biranga umusuhuke cyangwa umushyitsi mu gihugu kitari ikiwabo? Icya mbere, umuntu wasuhukiye mu kindi gihugu cyangwa akaba umushyitsi muri cyo, cyangwa se akaba ari umushyitsi ahantu yasuye, icya mbere kigomba kumuranga ni uko agomba guhora atekereza iwabo. Agomba guhora atekereza iwabo. Igihe cyose ushobora kwibagirwa iwanyu aho wavuye, uba ufite ikibazo. Hari amagambo dusomye hano muri Zaburi 137 umurongo wa mbere, ni ijambo rivuze ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatujyanyeho iminyago badushakagaho ibyishimo, bati muturirimbire ku ndirimbo ze Siyoni. Baravuga ngo twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Bahita bavuga ngo Yerusalemu ni nkwibagirwa, kuko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatana n'urusenge rw'akanwa kanjye, ninakundi Yerusalemu nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Aba ni Abisirayeli mu gihe bari barajyanywe i Babuloni, baravanywe iwabo i Yerusalemu, bakajyanwa mu bunyage i Babuloni, bakajya gukoreshwa imirimo y'uburetwa, bakaba imbata z'Abanyababuloni. Bamaze imyaka 70 ngo bagezeyo, inanga zabo barazimanika. Bahoraga baririmbira i Yerusalemu mu rusengero, barazimanika, ntibongera kuririmba. Baravuga ati turi imbata mu mahanga, ntabwo dushobora kwibagirwa indirimbo twaririmbiraga iwacu Yerusalemu, muri rwa rusengero rwa Salomo ntidushobora kubyibagirwa. Turibuka ibihangano, turibuka bene Asafu, turibuka bene Kora, turibuka abaririmbyi beza baririmbaga indirimbo, tukaririmba tunezerewe, turirimbira Uwiteka i Siyoni. Kubera ko turi mu mahanga, ntabwo tuzigera twongera kuririmba, ariko ntabwo tuzibagirwa Yerusalemu. Ngo bamanike inanga, barazimanika. Noneho Abanyababuloni, abanyamahanga b'i Babuloni, ngo bari bazi indirimbo z'Abisirayeli, kuko bajyaga banyarukira bakabumva, bagiraga ibyishimo bikomeye. Ngo abanyamahanga bajyaga bajya gusogongera ku byishimo by'Abisirayeli i Siyoni, Yerusalemu. Noneho bageze iwabo, bari bazi ko bazakomeza izo ndirimbo, bari bazi ko bazakomeza kugira ibyishimo byari bafite. Bo bagumanye umubabaro n'agahinda ko bavanywe iwabo i Siyoni. Barangije baparika indirimbo, ntabwo twaririmba indirimbo y'Uwiteka mu mahanga, ahubwo kubw'iyo mpamvu urukumbuzi guhora dutekereza Yerusalemu, tuzongera kuririmba. Umunsi twatashye nibwo tuzaririmba. Ngo bamanika inanga, Abanyababuloni barabasanga,
baravuga ati mwaturirimbiye ku ndirimbo z'i Siyoni. Barongera ati niko mutishimye, ibyishimo byanyu natwe hari ahantu bidukora, kuki mutishimye? Baravuga bati twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Ijambo ribusorezaho niribavuze ngo Yerusalemu ni nkwibagirwa. Icyambere, kuko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora. Cya kabiri, ururimi rwanjye uzafatane n'urusengero rw'akanwa kanjye, ngo nintakunda i Yerusalemu nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Kitonderwa uyu murongo mwumve cyane. Nintakunda i Yerusalemu Yerusalemu nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Umuntu wese wamaze kwizera mu bintu byose bimunezeza mu isi bimutera kwishima, ibyishimo bya mbere bikwiye kuruta ibyo byose ni ugutekereza Yerusalemu. So icyambere kiranga umushyitsi, umusuke, nuko agomba guhora atekereza iwabo. Umuntu wasuhukiye mu gihugu kitari iwabo, umuntu w'umushyitsi mu gihugu kitari icyabo, yarangiza akibagirwa iwabo, aba afite ikibazo gikomeye. Icya kabiri kiranga umushyitsi cyangwa umusuhuke, nuko agomba guhora akumbura iwabo, agahorana urukumbuzi. Hari abantu bajya bava mu gihugu cyabo bakajya mu kindi, urukumbuzi rwabo gahita rushira. Niba turi abakristo tukaba tumaze kumenya ko dusohokeye muri iyi si turi abashyitsi twicamo tugenda, dukwiriye no guhora dukumbuye igihugu cyo mu ijuru. Kuko mu isi si iwacu. Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye muhuje umutima, kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu, izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Aravanga abo n'abanzi b'umusaraba wa Kristo, aravanga Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, kandi bahoza umutima ku by'isi. Umurongo wa 20 niwo nashaka cyane, aravanga ariko twebweho iwacu ni mw'Ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Itorero abizera Kristo Yesu, niba uzi ko wizeye, menya ngo iwanyu ni mw'Ijuru. Identité nationale yawe ni mw'Ijuru. Bwenegihugu bwawe bwa nyabwo buzima original ni mw'Ijuru. Ugomba kubaho muri iyi si witeguye ko ugomba kugenda, ugahora ukumbura gakondo, ugahora ukumbura igihugu cy'Ijuru. Umukristo akumbura ijuru, umukristo agira inyota y'ijuru, ngakumbura iwabo, uwo no kuzarijyamo bizamugora. Dukwiriye guhora dukumbuye iwacu, tugomba kuhatekereza, tugomba tuhatekerezaho turyamye, tubyutse, tugenda. Icya kabiri, tugomba kuhakumbura cyane kurenza uko twakumbura ibindi bintu byose. Kujya muri Amerika, kujya i Burayi, kujya muri Aziya, kujya he, tugomba gukumbura iwacu kurenza ibindi bintu byose twakumbura n'ibyo twariye tutakirya. Icya gatatu kiranga umushyitsi cyangwa se umusohoke, nuko uwo muntu agomba guhora avuga iwabo neza. Murabona abantu ba mu bihugu bitandukanye, uzasanga hari abantu bavuga igihugu cy'iwanyu nabi, ukabona nawe wabashyigikira, ugashyigikira uburyo barimo bakivuga nabi. Ni iwanyu, wikwemera ko bahasebya, ni iwanyu. Havuge neza, nubwo nawe ushobora kuzi n'amakosa yaho n'amafuti yaho, havuge neza. Usibye ko ijuru tujyamo ryo nta makosa rigira, nta n'amafuti rigira. Ijuru tujyamo rirera, niho tuzaruhukira, niho tuzabonera amahoro, niho tuzabonera ibyishimo. Icya gatatu kiranga umusuhuke cyangwa umushyitsi mu gihugu kitari iwabo cyangwa se ahantu atari iwabo, icya gatatu kimuranga nuko agomba guhora avuga iwabo neza. Nicyo nari ndimo ndababwira, agomba guhora avuga iwabo neza, ukahavuga neza kandi ukarwanya abahavuga nabi. Ijuru tujyamo rero ni ijuru ryera, niho tuzabonera ibyishimo bizahora iteka ryose, niho tuzabonera amahoro tutigeze tugira hano muri iyi si, niho tuzuzurira umunezero tutigeze tugira muri iyi si,
niyo mpamvu itorero rya Kristo aho muri hose ku isi, bene data bakundwa, mwese si iwacu, dukwiriye guhora tuvuge iwacu neza. Ntuzigere wemera ko hari umuntu usebya ijuru, cyangwa ngo avuge ngo ntiribaho, cyangwa ngo avuge ngo ni ibinyoma turimo, cyangwa ni ibintu by'abazungu bazanye ngo byanditse muri Bibiliya. Ijuru rirahari, waduhamagaye ni ukwizerwa. Yarampamagaye ngiye wajya avugana nanjye. Ijuru ry'Imana ndaryumva, ntabwo ari ibintu byo kuvuga. Nzi naho yamvanye. Dufite ibihamya byinshi by'uko ijuru rihari kandi tuzaritaha. Rero icya gatatu kiranga umusuhuke, icya gatatu kiranga umushyitsi, ni uko agomba guhora avuga iwabo neza, kandi akagerageza kuhabwira abantu bahavuga nabi, akanarwanya abantu bahavuga nabi. Umukristo uwo ari we wese arasabwa guhora avuga ijuru mu kanwa ke, akariratira abantu, akaratira iwabo uburyo ari heza, akababwira uburyo hazaba umunezero, akababwira uburyo nta byago biriyo, akababwira uburyo nta nzara ibayo, akababwira. Niko Yohana yavuze ubwo yari ku kirwa cy'Ipatimo. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 7, ubwo marayika yamubazaga ngo abonye ni bande, bavuye he? Yohana aravuga ngo mwami wanjye ni wowe ubizi. Yohana yarimo arerekwa abahowe Yesu, itorero ngo risesekaye mu ijuru. Umurongo wa 9 aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, ba mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru na bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati, amena. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga b'iby'Imana iteka ryose, amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, abambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye mu rujyamabaro mwinshi, umubabaro w'isi. Iyi si ni isi y'imibabaro gusa, nta munezero uyibamo. Impamvu tubonye ko umubwiriza yavuze ngo hariho igihe cyo kurira, hariho n'igihe cyo guseka, hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, hari igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya, hariho igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Iyi si gatebe gatoke, iyi si ni imibabaro gusa. Arambwira ati, abana bavuye mu rurya mubabaro mwinshi, ngo kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ngo nicyo gituma imbere y'intebe y'Imana bakayikura mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, ngo kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Aravuga ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose. Sasa fobrere shawe takeze restai, ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, ngo kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabohera amasoko y'amazi y'ubugingo, ngo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Impamvu dukwiriye guhora durata ijuru nk'abashyitsi n'abasuhuke, tugahora turata ijuru ry'iwacu ni ibi ngibi: aho tuzaba ntituzicwa n'inzara, tuzicwa n'inyota ukundi, ngo kandi izuba ntirizatwica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azaturagira, akatwuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo, ngo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yacu. Umukristo nyamukristo akwiye guhora avuga iwabo, akwiriye guhora atangaza, akwiye guhora aratira abantu. Kibabaje abakristo benshi ntabwo bakivuga ijuru, ntibakivuga iwabo. Baravuga ibiryo, baravuga amafaranga, baravuga akazi, baravuga imodoka, baravuga amazu, kujya i Burayi, kwiga ukarangiza diplome, Imana irakuzamuye. Nibyo abavuga butumwa benshi mu kwigisha, nibyo abapasiteri benshi bigisha, nibyo birirwa babwira abantu kubakumbuza ijuru. Shwe, tumaze kumenya ko turi abasuhuke, turi abashyitsi,
icya gatatu kiranga umusuhuke cyangwa umushyitsi ni uko agomba guhora avuga iwabo neza kandi akarwanya umuntu wese wahavuga nabi. Tugeze ku cya kane kiranga umuntu umusohoke mu gihugu kitari icyabo, kitari ikiwabo cyangwa mu rugo rutari urw'iwabo. Cya kane kiranga umushyitsi cyangwa umusohoke nuko agomba gukora abitse iwabo. Kohereza hehe? Iwabo. Agomba kohereza iwabo. Bivuga ngo abana b'Imana, abizera Kristo Yesu, dukwiye gukora imirimo myinshi: gufasha imfubyi, gufasha abakene, gufasha indushyi, gufasha umurimo w'Imana, ugatera inkunga abavuga butumwa bari mu muhamagaro, bari kwigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, bari gufasha abantu ngo bamenye iwabo, bari kuvuga ubutumwa ngo abantu bakizwa bizere, gufasha abamisiyoneri ukabashyigikira kugira ngo babashe kujyana ubutumwa, ubufatanyije nabo kujyana ubutumwa. Niyo mpamvu twabonye ijambo hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni Yesu wabivuze. Reka mubasomere kugira ngo mubumve. Matayo 6:19 na 20 haravuze ngo ntimukibikire ubutunzi bwanyu mu isi, aho inyenzi n'ingesi ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingesi zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Amen. Ushobora kwibaza ngo ni gute ushobora kubitsa ubutunzi bwawe mu ijuru? Kubitsa ubutunzi bwacu mu ijuru nk'abizera ni ibikorwa by'imirimo myiza dukora: gushyigikira evangelization ya Yesu, intumwa, abahanuzi, abantu ubona Imana ihagurutsa kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza, bari gukangurira abantu kugaruka kwa Yesu no kwizera umwami Yesu, babereka ko isi irangiye. Abo ukwiye kubasapotinga cyane kugira ngo ubutumwa burusheho kugera komera y'isi. Iyo ukoze icyo kintu, uri kubitsa ubutunzi bwawe mu ijuru, uri kubitsa muri konte bloke yo mu ijuru. Hari ubutunzi bukomeye uri kohereza iwanyu mu ijuru. Umushyitsi mu gihugu kitari ikiwabo, umusuhuke abitsi iwabo. Niyo mpamvu nabahaye cya gitekerezo cy'abari abantu babiri bagiye gusaba akazi mu kindi gihugu. Umwe agira ubwenge agakora yohereza iwabo, mu gihugu arimo ntiyabaho neza, ariko yarizeye ko umunsi yakivuyemo agiye iwabo azabaho neza. Abizera Kristo Yesu nabo bakwiriye kubitsa iwabo. Igihe dukora imirimo myiza y'abana b'Imana, tuba turi kubitsa muri gakondo nziza tuzajyamo. Haleluya. La nuit est décidable, que ça fait as de shine. Lera sole rabini for the time. Shala isoleransi enema. Bande fomene tango. Tulize de shai dibini for the takosinima. Alansele bolais e foas. Itanso ele hosmi per avia sita. Shalai elo somengo yazai di pistas. Toro rya Kristo mwisi nibitsi wabo, ntabwo ribitsa mwisi. Dukwiye kurangwa n'ibikorwa byiza. Umva amagambo Paulo yandikiye Timoteyo: bitsa muri konte bloke yawe yo mu ijuru. Rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere, ibice 6, amagambo meza cyane nkunda. Ibice 6 umurongo wa 17 yaravuze ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari bwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, maze bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo bwiza nyakuri. Amen. Wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe. Iby'iki gihe nyine ni ubutunzi bw'iki gihe nyine turimo bw'ibyisi. Wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari bwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza. 3, babe abanyabuntu bakunda gutanga. Nibakora ibi bintu, icyambere nibakora ibyiza,
icya kabiri bakaba abatunzi ku mirimo myiza, icya gatatu bakaba abanyabuntu bakunda gutanga. Hari ikintu kizaba kibayeho bakoze, ngo bazaba bibikiye ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, ngo kandi bizabayesha gusingira ubugingo bwiza nyakuri. Niko atubwiye, wihanangiza abatunzi mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari bwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo bwiza nyakuri. Umukristo uwamaze kwizera umusuhuke agomba kumenya ko mwese atari wabo, agakora yohereze wabo. Iyo urimo gufasha imfubyi, iyo ufashe umupfakazi, iyo gutera inkunga bavuga butumwa bajyana umurimo w'Imana atari abatekamitwe muri iyi minsi, niyo mpamvu ukwiye kumenya ngo ubutumwa bwiza bwa nyabwo ni ubuha Imana ivuga. Ubutumwa bwiza bwa nyabwo twababwiye ko ari ubuvuga Yesu, ni ukuvuga kuvuka kwa Yesu, gupfa kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu, kugaruka kwa Yesu, ubugingo bw'iteka, urubanza ku batuye isi. Hanyuma agakurikira inyigisho zifasha abantu bamaze kwizera uwo Yesu, ukabigisha gusenga, kwiriza ubusa, kuba maso, kwirinda. Ibyo byose ukagenda ubereka isi bahagazemo kwisa uko imeze byose. Ubwo nibwo butumwa bwa nyabwo. Hanyuma ukabatoza, ugahagurukana nabo mukajyana ubutumwa mu bindi bihugu n'ahandi hantu, mu yindi mirenge n'utugari. Abo nibo bavuga butumwa Imana yatumye, naho abandi bose barabeshya. Nshuti z'Imana, bitsa ubutunzi kuko uri umusuke. Ibikira ubutunzi buzarufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo ubone uko usingira ubugingo bwiza nyakuri. Rero ikintu cya kane kiranga umushyitsi, umusuhuke mu gihugu kitari cy'iwabo, nuko agomba gukora abitsi iwabo, yohereza iwabo. Reka mbaho urugero rukomeye. Muzi mu myaka ishize abanyarwanda uburyo birukanwe muri Tanzania. Abanyarwanda birukanwe bari bamaze imyaka irenga 50 mu gihugu cya Tanzania. Baragiye baratura, bumva ko batuye bibagirwa iwabo, bibagirwa igihugu cyabo cy'u Rwanda kariho iwabo, igihugu batuyemo bumva ko ari abaho, yewe bafata n'ubwenegihugu bwabo, birengagiza ubwenegihugu bw'iwabo, nasiyonalite yo mu gihugu cy'u Rwanda. Barangije barubaka amazu, baratura, baratunganirwa, bagira amaduka, bagura amamodoka, bagura ibiturirwa, bagira amafamu manini cyane y'inka, barabyara, baruzukuruza, bagira abuzukuru, baruzukuruza, bagira n'ubuvivi. Ariko murebe imyaka 50 ishize ukuntu Tanzania yababwiye ngo uko mwaje ariko musubirayo. Nta munyarwanda wemereye kugira akantu na kamwe ahagurukana muri iki gihugu, musubireyo uko mwaje. Ntimuzi ko ariko bababwiye? Ntibaje bakasiga amaka yabo, amafamu manini basize muri Tanzania. Murabyibuka? Muribuka amaduka mwasizeyo, muribuka amafaranga ku makonti yanyu mwasize muri Tanzania. Ntimwaje muri abatindi mukaza bakabatuza mu mahema mu misozi. Nubu benshi baracyari mu mahema, baracyari mu tuzu tudafatika. Bazize iki rero? Nuko batigeze batekereza ko iwabo ari mu Rwanda ngo bakore bohereza iwabo, ariho bagira ubutunzi bwinshi, kugira ngo umunsi birukanwe muri Tanzania bazasubira iwabo mu Rwanda basanga hari ubutunzi. Uko niko n'abizera Kristo Yesu dukwiriye gukorera iwacu. Lazid edestaki wizibo pansove lazid shayi. Dukwiriye gukora twohereza muri gakondo kwa mwese si iwacu. Dukwiriye kwihuta tukavuga ubutumwa, abantu bakumva ubutumwa bwiza, tukarangurura, kuko hano benshi agiye kujya muri gakondo Imana itabateguriye, kandi iyo gakondo Imana yiciriye witeka, gakondo ya Satani. Icyo ni cya kane kiranga umuntu w'umusuhuke kandi gikwiriye kumubamo iteka, nuko igihe cyose agomba gukora akohereza iwabo. Abizera Kristo Yesu dukwiye kumenya icyo Imana ishaka ko dukora kinyuze umutima wayo, kugira ngo dayiwize peveresita shalonse enemasta kiwizibo binivolize eshayi. Mujye hangane, murabizi ibi ntago nabigiraga, tuba twarifashe ariko turabifite Imana yabiduhaye.
turifata tukagenda gakeya, ariko twebwe turi abapanekoti. Twebwe turi abapanekoti, ntabwo ibintu byacu tugenda uko dukoreshwa n'umwuka. Murambabara rero kubera ko ntabwo ibi ngibi nari sanzwe mbikora, ariko ubwo nuko Imana yabishatse, kuko ntabwo ari twebwe tugikoresha n'umwuka w'Imana. Rero umuntu wese uzi ko yamaze kwizera Yesu Kristo akwiriye kumenya ko mw'isi atari iwabo, agakora yohereza iwabo. Icyanyuma sorejeho ni ikirebana nuko umuntu wese w'umusuhuke mu gihugu kitari cyabo, cyangwa se mu murenge cyangwa mu kagari, ahantu hose habaye umushyitsi aho ngaho, akwiriye kurangwa n'iki ngiki. Ni ukuvuga ngo akwiriye iteka ryose guhora yiteguye ko agomba gusubira iwabo. Ntabwo ajya yicara ngo yumve ngo byararangiye, ngo naratuye naratunganiwe, ngo hano niho nzaguma. Agomba guhora yiteguye ko azasubira iwabo. Nubwo yakira, nubwo yatera imbere, ariko agomba guhora avuga ngo hano si iwacu, nzasubira iwacu. Shuti bakundwa, bene data, abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru, dusangiye umusaraba n'imibabaro ya Kristo Yesu, aho uri hose ku isi, nawe utari wizera Yesu, wumva ubutumwa. Muntu wese yaje mu isi afite garanti agomba kumara mu isi. Niyo mpamvu twigeze kwiga amagambo dusanga muri Zaburi Mose yanditse, Zaburi ya 90 umurongo wa 9 n'uwa 10 ndetse n'uwa 12. Zaburi Mose yanditse aravuga ngo ko iminsi yacu yose ishize tukiri umujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusohoza umutima. Ngo iminsi y'imyaka yacu imyaka 70, ariko kandi twagira intege nyinshi tukagera kuri 80. Ngo nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. 12 ahita asenga isengesho rikomeye avuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bene data, iyo washoboye kubara iminsi y'ubuzima bwawe, ubasha gutunga umutima w'ubwenge. Nta muntu n'umwe mu isi udafite garanti. Isi nagiye tuyifitemo, isi turayicamo tugenda. Isi si iwacu, turi abashyitsi, turi abagenzi. Petero yandikiye bene se bari baratataniye mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, yandikira natwe itorero ry'abanyamahanga. Mu rwandiko twasomye rwa mbere yanditse ibice 11, haravuze ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Aravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo basebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza zabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Umuntu rero w'umushyitsi w'umusuhuke cya gatanu tubonye kimuranga nuko iteka ryose agomba guhora yiteguye, agomba kuva ahari agasubira iwabo. Kuko iyo bitameze bityo hari igihe utungurwa, nkuko abanyarwanda muri Tanzania batunguwe, nkuko minsi yashize abari Zambia batunguwe, bakaza bakabasenyeraho ibintu. N'ubu muri Malawi naho niko bimeze, abanyarwanda bariyo n'abandi banyamahanga bariyo, bari kuza bakabambura amaduka yabo, bakabasenyeraho ibintu, bakabambura amafaranga, abandi bakabica. Harimo ku bintu byinshi, kuko nyine si iwabo. Iwanyu aba ari iwanyu, inshuti z'Imana, iwanyu ni iwanyu. Isi ifite umutwaro uyoboye witwa Satani. Iwacu ni muri gakondo nziza yabera. Tuzava muri iyi si, tuzataha iwacu. Mu gusoza, iyo wamaze guhora witeguye muri wowe, ukakira muri mindset yawe yuko mw'isi cyangwa se aho ucumbitse, aho uri ucumbitse cyangwa uri umushyitsi, bituma ubasha kuhitwararika neza, nturangare, kugira ngo niyo hazagira ikintu kigutungura kikwirukana aho hantu cyangwa ushaka kugira nabi, ugende bitakugoye kandi ugende umeze neza. Abizera ko Yesu dugwegura twiteguye ko Yesu yagaruka, cyangwa se yaba atinzeho gato, urupfu rwo ruhora rutugira amajanja. Nk'uko mwene data
niyo nshuti THEOJENE Pastor Inzawuke agiye, ni impanuka akoze. Yari kuva Kampala arimo kugenda aje gutwara abashyitsi baje kumusura hano Kampala, ataje asubiye i Kigali. Imodoka irabagonga ibicara hejuru, hanyuma rero umuntu umwe niwe bavanyemo, nawe ari muri koma, ariko abandi bantu bari kumwe babiri bapfanye nawe. Imodoka bicaye hejuru, ntabwo yari yabyiteguye, ntiyarabizi ko ibyo bishobora kubaho, ariko niba mu mutima we koko yari afite inzira z'igisiyoni, yari yaramaze kwitegura mu buryo bw'umwuka ko igihe cyose yava mu isi kandi akagenda neza. So rero mu isi tugomba guhora twiteguye nk'abana b'Imana, nk'abizera Kristo Yesu, tugomba guhora twiteguye. Abisirayeli rero nabo bageze i Yerusalemu, bageze i Babuloni, ibi byarabaranze, baranzwe n'ibi bintu. Mwumve amagambo twasomye, reka nyabasubiremo kugira ngo ariyo dusorezaho. Zaburi 137, Zaburi 137, ndagira ngo mbereke ukuntu bo bari bafite iyo ideology, bari bafite imyumvire ivuga ngo ntabwo bashobora kwibagirwa iwabo, ntabwo bashobora kunezererwa mu gihugu kitari kiwabo, ntabwo bashobora kuhavuga nabi, nta nubwo bashobora kuba bakwandavurira mu gihugu kitari kiwabo. Niyo mpamvu hano batubwiye Zaburi 137 umurongo wa mbere ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu. Kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu, abatunyaze badushakagaho ibyishimo, bati nimutiririmbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmbira dute? Urumva ababajyanyeho iminyago ni abanyebabuloni kwa Nebukadineza. Nebukadineza yarabajyanye bamaze imyaka 70, ariko bagezeho ngo bagira agahinda kuntu bavanywe i Yerusalemu, ahantu bahoraga baririmbira Imana, ahantu bahoraga mu masengesho, ahantu bahoraga abantu icyubahiro cy'Imana kimanuka, ahantu babonaga ubwiza bw'Imana. Ngo bageze i Babuloni basanga ni mu butayu, ni ahantu humye mu buryo bw'umwuka, nta kiriyo, sanga n'ibigirwamana. Ngo barangije barababara, baravuga ngo ntabwo tuzigera twibagirwa Yerusalemu wacu, nta nubwo tuzigera tunanirwa kuhavuga neza, tuzahora tuhavuga neza, tuzahora tuhatekereza, tuzahora tuhibuka, tuzarwanya abahavuga nabi, kandi ntabwo tuzanezerwa muri iki gihugu uko bikwiriye kugeza dusubiye iwacu i Siyoni. Noneho abo babajyanyeho iminyago barababwiraga ati hari ibintu biri tubashakaho, nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Kabiri, turabashakaho ibyishimo, ko mwagiraga ibyishimo iwanyu, kuki mutishima? Ariko bari kwishima gute? Bari ari abashyitsi, ari abasuke. Niyo mpamvu bose bavuga ngo twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga, twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka, twanezerwa, twakwirekura gute, ni gute twakwibagirwa iwacu, twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Tavuga ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa, Yerusalemu, Yerusalemu ni inkwibagirwa. Ngo ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye. Umva kandi kantu biyatuye gakomeye. Icyambere bavuze ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa. Twavuze ngo mu kintu cyambere kiranga umushyitsi cyangwa umusuke nuko agomba guhora atekereza iwabo. Aba bahoraga batekereza iwabo. Icya kabiri twabonye ko agomba guhora ahakumbuye, ahakumbuye. Abakristo muri bisi meruka ntibagikumbuye iwabo, ntabwo bagikumbuye ijuru, bakumbuye isi, bakumbuye iby'isi. Kandi Satani ko ari kwiba abantu benshi. Noneho ikindi rero, abangabo bo baravuze ngo none se twaririmbira gute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ni inkwibagirwa. Urumva ntabwo bibagirwaga i Siyoni aho bavuye, indirimbo baririmbaga ngo ni inkwibagirwa. Icyambere niyatuyeho kizambaho ngo ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Niko kuvuga ngo ncika ukuboko, kuko ukuboko kw'iburyo niko kutubeshejeho, niko tuma tubaho, niko kudufasha imirimo yose. Aravuga ngo niribagirwa Yerusalemu kuzacike mbeho, ubwo ni nko gupfa, mbega ntacyo bizabikimariye niribagirwa Yerusalemu. Icya kabiri aravuga ngo kandi n'ururimi rwanjye ruzahita rufatana n'urusengero rw'akanwa kanjye, kugira ngo ntongera kuvuga, nzabe ikiragi, nzabeho ntavuga, kuko nibagiwe Yerusalemu. Aravuga ngo ahubwo ikindi ngo ninakundi Yerusalemu
nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Nibagiye kubabwira icya gatandatu kiranga umusuhuke. Icya gatandatu cyangwa umuntu w'umusuhuke wasuhukiye mu gihugu utari icyabo cyangwa umushyitsi, agomba gukunda iwabo. Ubundi ikintu cyo nagomba kugira icya mbere, agomba gukunda iwabo, kandi urukundo ahakunda rukaba ruruta urw'ibindi bintu byose yakunda ibyo ari byo byose. Muzi ikintu kibabaje inshuti z'Imana, abakristo muri iyi minsi ntabwo bagikunda ubugingo buhoraho, ntibagikunda ijuru, ntibakibyitayeho. N'ubutumwa bwiza wabwira iby'ijuru ntibagishaka kubwumva, keretse n'uwabwira ubutumwa bw'iby'isi nibyo bashaka kwiyumvira. Umugenzi, umusuhuke, umushyitsi, mu bintu bimuranga, icya gatandatu kimuranga, agomba gukumbura, agomba gukunda iwabo. Ni mpamvu hano bavuze ngo ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye, ninakunda Yerusalemu kandi nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitandatu, nari navuze bitanu ku gihe cya gatandatu. Ibintu bitandatu biranga umusuhuke cyangwa umushyitsi mu gihugu kitari kiwabo. Itorero mu isi risohokiyemo abakristo abizera n'abashyitsi mu gihugu cyitwa isi. Abaturage b'isi batarizera Yesu Kristo n'abashyitsi n'abasuhuke, kuko nta gihe bafite mu isi, barapfa bakagenda. Nk'uko niyo nshuti THEOJENE Pastor Inzawuke agiye, niko n'abandi bose bazagenda, yaba abakijijwe yaba badakijijwe, bose n'abashyitsi muri iyi si. Kubw'iyo mpamvu hari ibintu rero bitandatu biranga umusuhuke cyangwa se umushyitsi mu gihugu kitari kiwabo. Iyi si iwacu. Icya mbere, agomba gukunda iwabo, kandi urukundo ahakunze rukaba ruruta urwo yakunda ibindi bintu ibyo ari byo byose. Icya kabiri ni uko agomba guhora ahatekereza. Icya gatatu ni uko agomba guhora ahakumbuye. Icya kane ni uko agomba guhora ahavuga neza kandi akarwanya abahavuga nabi. Icya gatanu ni uko agomba kuhakorera. Ibikorwa byose akora akabikora yohereza iwabo, nubwo yaba ari umusuhuke mu gihugu kitari kiwabo. Ariko ibikorwa akora, niba ari amafaranga akabitsa agafunguza konti iwabo akajya yoherezayo, niba ari amazu meza, niba ari ibiki akohereza iwabo, kuko aho uri saba ari iwanyu. Hari igihe haguhinduka ugasubira iwanyu kandi ukabaho neza. Icyanyuma cya gatandatu tubonye ni uko uwo muntu agomba iteka ryose guhora yiteguye kashobora gusubira iwabo. Agomba guhora yiteguye kuva aho ngaho yasuhukiye cyangwa se abereye umushyitsi agasubira iwabo. Mbongeraho n'icya karindwi se, icya karindwi ni uko agomba guhora afite ibyishimo by'iwabo nubwo ari mu gihugu kitari icyabo, agahora yishimiye iwabo. Ibyishimo byose afite bikaba bikomoka muri kavukire ye, gakondo ye, iwabo. Akaba ari hakura ibyishimo byuzuye umutima we, kuko hano baratubwiye ngo Yerusalemu ninkwibagirwa. Abo ni Abisirayeli bari Babuloni. Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye, ninakunda i Yerusalemu nkaharutisha ibyishimo byanjye, nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Uwo muntu agomba guhora afite ibyishimo byinshi bituruka iwabo, ku buryo ahari n'ubuzima abayemo adashobora kuhagira ibyishimo biruta ibyishimo byo gutekereza iwabo. Nshuti rero bakunzi b'umusaraba, turasaba umuntu wese kuba maso. Mwene data n'inshuti THEOJENE adukuyemo aragiye, yaratashye, ntabwo tuzongera kumubona mu isi, birarangiye. Ariko turabwira n'abasigaye, wowe usigaye, ngo witeguye ute? Ese uhagaze ute? Ese ibi bintu tuvuze bigeze kuri 7 urabifite? Ese waba warize Yesu Kristo? Bibiliya tubwira ngo hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Ibyahishuriwe Yohana 14:13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, uhereye none andika uti, hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Ngo umwuka nawe aravuga ati, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Nshuti z'Imana, ese witeguye ute? Ese wabarakiye Yesu? Hahirwa abapfapfira mu mwami wacu Yesu Kristo. Ese upfuye none ngaho wapfira muri Yesu? Nta mahirwe abaho akomeye nko gupfa ariko ugapfira muri Yesu. Niyo nshuti THEOJENE bitaga Inzawuke apfiriye mu mwami wacu, aratashye, araruhutse. Noneho usigaye he? Reka twihanganisha umuryango we, madamu we, abana be, ndetse n'inshuti zose n'abamukundaga hirya no hino ku isi.
yakundwaga n'abantu benshi. Nimukomere kandi mukomezanye, twese twitegure kuko tugomba gutaha mwese si wacu. Reka dusenge. Imana iguhe umugisha. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, uri data wa twese mwiza, uri ntwari mu ntambara. Turagushimira ko waduhamagaye, wadutoranije. Turagushimira ko duca muri iyi si tuyivamo tugenda. Muri iyi si ntidufitemo gakondo yacu ni mw'Ijuru. Komeza uyu muryango ukuwemo umuntu ukomeye. Komeza inshuti zose hirya no hino ku isi zakurikiranaga ubutumwa baha. Mana, komeza gukomeza abantu, kandi buri wese bimubera isomo ryo kuba yakanguka. Niba atarakizwa akizwe, niba yarananiwe yarakijwe agasubira inyuma akanguke, kugira ngo twese turusheho kwitegura. Uwiteka we, muri mw'Ijuru n'isi, Mana ikiranuka, komeza kutwubaka n'abera bose. Uduhe kuzirikana bino bintu bitandatu twize bigaragaza umusuhuke n'umushyitsi, kugira ngo igihe cyose twavira mu isi tuzatahe neza. Turagushimiye ko mvishe gusenga, tubyambaje twize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye, Imana igukomeze mu izina rya Yesu, amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.